Mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima abaturage bakomeje kwinuba ibura ry'amazi rikunze kuharangwa bavuga ko bibateza ikibazo cyo kudakora akazi kabo neza kabasaba amazi. Tukajya tubonera amazi igenda tukajya tubura amazi. Kuko yo urabona yo tubuza amazi no muri restaurant babasha gukoresha kwakira abantu nabi kuko batanga ibiryo amasana atogeje no gukaraba ugasanga umuntu baraguca hanuka kubera ko nta yabuza amazi umwenda usa nabi. Icyo kibazo rero mwakogigomwe kudukemura. Twaganiriye na bamwe mu baturage baho bavuga ko iri bura ry'amazi rikomeje kuba ikibazo cyane muri uyu murenge wa Muhima aho bakunze kwitara frasher. Maze turasaba leta ubwo n'uburangare bwa leta turasaba ngo batushakire ukuntu batubonera amazi. Abandi baturage bavuga ko mu gihe amazi agerageje kuza mu gace kamwe muri Muhima usanga igiciro cy'amazi bakizamuye ujyanyije n'igiciro cyari gisanzweho. Kandi bayigurisha amafaranga 500. Nabwo kuyibona umuntu uyazana ni ikibazo. Nta mazi ahari kabisa. Ikibazo cy'amazi hano ni ikibazo kiremereye. Kuvuga ngo amazi iminsi harabuza amazi abantu bakajya kuvoma amazi cyangwa se iriya naho aziye abantu bakashaka kubifatiramo inyungu bafite uturiba tw'amazi bagashaka gushyira hejuru mbese y'ibiciro nuko anytime ari twe twavuze ngo tujye guhamagara ubuyobozi buze bugire bute buze bubikemure kubera yuko bo bari bashyize hejuru y'igiciro kandi igiciro kizwe, ariko ikibazo cy'amazi hano ni ingorabahizi. Umujyi wa Kigali ukoresha metero kibi 140 by'amazi meza ku munsi mu gihe ikeneye metero kibi 200 ku munsi. Mu yandi magambo mu baturage bahari uyu munsi Kigali ikeneye metero kibi 60,000 kugira ngo ibabonere amazi ahagije. Uwamahoro Betty, Damuke TV, i Kigali.